ukata amapine yose ibumoso ukagenda ushaka ibiti bibiri muri retroviseri y'ibumoso ndetse ukabona n'igiti cya kane mu y'iburyo. Nuko nabyize kuri channel yawe, nuko yatubwiye yitwa Pacifique. Ibi bintu gutya yabitwandikiye niko bigomba kugenda. Yitwa Manishimwe Pacifique yagize ati hello brother, njyewe nzi ko iyo umaze guteraho ku giti cya mbere uhita ukata amapine yose ibumoso ukagenda ushaka ibiti bibiri muri retroviseri y'ibumoso ndetse ukabona n'igiti cya kane mu y'iburyo. Nuko nabyize kuri channel yawe kabisa, kandi courage kabisa, naho baguca intege ngo uvuga amagambo menshi bareke one tende musaza uruwanje bro. Ikintu gitumye nkwemera cyane nuko nsobanuriye uburyo dukoramo iyi parking mu magambo make cyane kabisa. Ibi bintu ngiye gutya wabyanditse muri message sinzi ko nabasha nyine ibaze ko ntabasha kubyandikira umuntu gutya wabyanditse muri comment ngo mbe nabiha umuntu. No kuvuga ngo rero muri mwebwe harimo abantu babifitemo ibisubizo, tujye dusharinga ibitekerezo. Niba hari akantu uzi ku isomo runaka ukabona hari umuntu wa dropinze comment ariko ukabaza, ugenda umureplying umusubize, dusangire ubumenyi, ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Mu by'ukuri nubwo abantu benshi baba bavuga ngo ngira amagambo menshi, ariko ngiye ngira amagambo ndi gutanga message n'ubundi. Niba ari ikintu ngiye kugusobanuriraho kabanza nkaguha inzira nyine yagufasha kubyumva mu buryo bworoshye, sorry, numva ari uko nguko nyine byagakwiye kujya bigenda. Ariko nta kibazo, nk'aha ngaha reka twifashishe iyi comment y'uyu muvandimwe. Yagize ati iyo umaze gutera ku giti cya mbere, ubwo ni cyagiye tumaze kuringaniza retroviseri n'igiti cya mbere mu gihe dukora parking. Ibi bintu ngira ngo twari tumaze iminsi tubivugaho cyane, ahantu umuntu agomba guhagarara mu gihe akora parking n'ibiki n'ibiki. We yatubwiye ngo iyo umaze guteraho ku giti cya mbere ukata amapine yose ibumoso ukagenda ushaka ibiti bibiri muri retroviseri y'ibumoso ndetse ukabona n'igiti cya kane mu y'iburyo. Nuko nabyize kuri channel yawe, nuko yatubwiye yitwa Pacifique. Ibi bintu gutya yabitwandikiye niko bigomba kugenda. Ubu ukimara kubona uringanije retroviseri na kiriya giti cya mbere, hita ukata amapine yawe yose ibumoso, wegera imbere ushakishemo ibiti bibiri muri retroviseri y'ibumoso. Hari umuntu ugendera agashiduka ibiti yabirenze, cyangwa se akaba yahagarara abonye kimwe, yabona nk'ikindi gitangiye gutunguka kubera n'ubwoba n'igihunga n'icyo akaba ahagaze aho ngaho. Mu kizami hari umuntu uteraho nka gutyo, ugasanga yateyeho imodoka iberamye cyangwa se bya biti yabirenze kubera n'ubwoba bw'ikizamini, cyangwa avuga ati ubu ninegera inyuma gato afanda leta byita ibya danje, cyangwa se ninegera inyuma gato iminota abiri kunshirana, reka ngorore ngende gutya. Ugasanga aho kugira ngo ukoreshe ya minota yawe neza gukora akantu keza, ahubwo uyikoresheje ugonga ibiti utagoroye amapine, ugonga ibiti utabanje kureba ibipimo byawe neza. Kubera iki? Kubera ya pressure. Mu by'ukuri rero nk'uyu muvandimwe abakoze cyane, nk'iyi comment biri muri zimwe mu mpamvu zitumye bikurikirana muri kano kanya. Ati bro turakwemera, nanjye nakoreye Ngoma ubu category B narayibonye, respect, ahubwo uzadusobanurire ibijyanye n'ibimenyetso byo mu muhanda Feroge kabisa. Ngana tuzatuganirira tugahana utuntu tw'ubwenge. Nk'ubu hari umuntu utazi ukuntu yakwitwara muri Feroge, umuntu akaba yagira muri Feroge ari we wa mbere, ntabashe kumenya ko hamanaginga agashiduka yari nk'ibikontrivasiyo byinshi cyane, hari abarimo kamera nyinshi, hari uvira umurongo bakakwandikira ukora akadega gatoya nyine, hari abari kamera zireba amakosa menshi cyane ku buryo ukora agakosa bagahita bakwandikira. Urumva rero biriya byo kudeviye ugaca mu mihanda itari yawe wirukanka uko wiboneye hariya barakwandikira. Ikintu rero kiba kiriho nta kindi, ni ugutuza ukamenya system yo mu muhanda. Aka kantu nzagakoraho, nzafata umwanya simbukireke jeri mbibakorere kabisa hano muri Feroge. Simubizi ko ntuye mu ntara se, mujye munsaba ibintu ariko biri kuri standard y'umujyi wanjye. None se brother, uramutse ufite kode ushobora kuyihindura mu gihe utabonetse, cyangwa bakoze ikizami udahari, nyuma waza ukababwira ikibazo wagize ugakora? Ntabwo byashoboka, ntabwo bibaho. Aha ngaha wenda yari kwibaza nko ku munyeshuri ufite ikizamini akaba yagisubika cyangwa se akaba atajya mu kizami, ukuntu bishobora kugenda nyuma. Ni ukuvuga ngo niba uri umunyeshuri
ukaba ufite kode wenda n'urugero yo gukora ku itariki runaka z'ukwezi runaka, niba iyo tariki yawe igeze nyine ugomba kuboneka kuri iyo tariki ukagera kuri tere ugakora ikizami. Iriya kode iyo irengeje umunsi umwe iba yatakaje agaciro. Ntabwo bo bareba nyine ngo wakoze iki. Iyo wakoze ikizami barakubwira ati warakoze waranatsinze, ariko iyo utitabiriye ikizami nyine ufatwa nk'umuntu watsinzwe tu, ariyo utsindwa udakoze. Ubwo icyo gihe nyine bigusaba gufata indi kode. Mu magambo make, uramutse ufite kode yo ku itariki 10 wenda z'ukwezi kwa mbere n'urugero, ku itariki 10 ntuboneke ukaboneka ku itariki 11, iyo kode nta gaciro yaba igifite, iba yatakaje agaciro. Aho ngaho usabwa gufata indi kode. Nuko nguko gahunda zimeze kabisa. Ni umuvandimwe wari watubajije iki kibazo, yitwa Eric Biston, ni kuri TikTok. Yari yatubajije niba kode yawe iramutse isibye ushobora kuba waza ukayikoreraho tu. Mu by'ukuri hari abantu bari wise njya mbona kuri TikTok ndetse no kuri YouTube channel y'Umusongozi, ariko ubundi umuntu uba warakoze subscribe agakora follow ku ga platform k'Umusongozi, umuntu aba ari wise nyine, aba anakeneye ibintu by'ubwenge, kuko narababwiye ngo hariya ntabwo dukora ibishegu cyangwa se ibindi bintu, nyine duhana amakuru y'ukuntu twakumira impanuka zo mu muhanda, tugahana amakuru y'ukuntu nyine tugomba kwiga gutwaramo imodoka nk'aba profession, atari bya bintu byo gutwara imodoka ngo umuntu ujya guhaguruka ahantu kugaterera cyangwa ugiye kurira akadodani ushikashika abantu ufitemo hariya, nubwo tuyishiduka boss yakubwiye ati genda ejo nzaguhamagara, mu gitondo ugakubitana n'umuntu atwaye imodoka watwaraga, nawe ugahita utangira gukanura nka mbega urubwa, akazi kakagucika ukareba bitewe n'iki, bitewe no kudasubscribe Umusongozi man, ngo wigutuje. Jye ariko ntari nta mutima mubi. Umuntu utankurikira kuri TikTok, nkurikira kuri YouTube, no kuri TikTok wajya ugascrollinga tukibanira nabirenze tu. Ubwo nawe niba unkurikira kuri TikTok utankurikira kuri YouTube, wasimbukira kuri YouTube nabirenze ugakora subscribe, tugakomeza kubana. Noneho hano hari akantu ndi kubategurira ngiye kubatamo.